umva baza kumbwira wakimara ubwe muzajye mwifata muzo mukoga abantu mwana usama mwebwe muzajye mwiza kuzakuzane ngo bashaka kukubona abazungu bari turashize none byapa yebura rero ukuntu bimeze Jesus is Lord. Hey! What? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Base umva kumbwira si ibyo tujye tumva dekora umva kankubwira Bretse naza ntabwo iyo wifata ukaza ukabonga umuntu What happened? ngo giki mwana azana amafaranga kwa muganga ibyo ngibyo ntabwo mwana ariko mujye mugabanya ibintu by'ubunyenduga nk'ibyo ukeka ko umva se mbanze nkubwira ibintu byo kuza umbwira ibintu by'ibyongereza by'ibicyombe ngo what biki ntabwo nabyumva mwana ntabwo jewe what ngo biki ako mwana mujye mugabanya ibintu by'ubwisukuru natwe twarize uragonga umuntu warangiza ngo nyo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 nynyo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 nynyonyonyonyonyonyonynyo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 nynyo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 nynyonynyo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 ny
Hey. nagezeyo ariko buriya tujya nayihuye n'abayobozi bakomeye ariko ukuntu kuvuga ngo ni benshi ni babazungu nyine yakubwiraga ubu hoteli ni hoteli mbona nini ribona yaya mazi bajya bidumbamo badumbaguza nk'amasamaki ariko abo bazungu nibo twari turi kumwe twanyweye twari inkoko ihene arakoze zihari ihene ze baziziritse wenda ubwo sinzi niba bari buzicome ariko nari inkoko yari ifite n'amababa abiri ariko no kuvuga ngo ni benshi hari abazungu batandukanye abaperezida b'amatoperative ariko nayo bahanguriye akantu k'akayoga You think so they wise? Kaka baz niba ari hene n'akahenesi n'agahenesi ariko kararyoshye none se ubwo tubigenze gute reka da uranyishyura da nyishyura ahubwo gira vavanye n'amafaranga nyishyura urabona se cyane reka da nyishyura Nyishyura what? kwako vuga ikinyarwanda mwana uvuga ikinyarwanda twumvikane ntako buse dutangiye kwivugisha indimi z'amahanga kubera ko ubonye umaze kungonga ngo iki ibyo se ibyo ngibyo ni ibiki uri kuvuga ibyo ngibyo vuga ibintu byumvikana amafaranga kwa muganga kwa muganga Money? kwa muganga No money. ngo iki mva amafaranga urafite cyangwa ari amafaranga ufite Sorry. cyavuga ikinyarwanda urabona cyambere cyo ntago uri umuzungu ntago uri umuyapani nta nubwo uri n'umushinwa wavuze ikinyarwanda ko ndeba dusa wavuze ikinyarwanda ngo nzakuzane ngo bashaka kukubona abo bazungu bari turashize none yabura rero ukuntu bimeze ntabwo nabahisha umusheri mwiza nzabibabwiraho neza babone ko ndi sire turi kumwe bakubone bahita bemera noneho ni ukuvuga ko iyo amafaranga nari nayasize kuri banki 500,000 ariko ni ukuvuga ngo kugira ngo mbe nababona nkora izo gahunda zo gushaka viza byose ni ukubanza kujya kuyarotira kuri banki yego ariko muri aka kanya Oh my God. cyari gitumye wamagana ajya ube umpaye n'ibihumbi nka 5 mpita mfata imoto cyo mu mujyi nyene ngeri kuyarotira nimva ndahita ngohereza n'ibihumbi 200. No touch me bro. mva kankubwire Punguza kiburi wewe. You think so they wise? Tunafanya bro.
kamanze nkubaze. Tosha. Unataka? Umva nkubwire. Sasa unataka nini wewe? Are you sure, Emmanuel? Mbona unaniletea kiburi bro? Mimi sio kibogo please. Mwana vuga ikinyarwanda, turasa nubundi vuga ikinyarwanda. Ako kantu ko toka ko ndumva toka. Jendi toka. Toka. Unataka sasa? Unataka nini? Bo, rero utamaye amafaranga. Munje kwa muganga ndagwa bene wanyu. Amafaranga. Ndagwa bene wanyu. Ndagwa bene wanyu amafaranga. Toka kore. Ngoguki. Ariko bo, guma aho ngaho none ngenze nkwereke. Urumva? Guma aho ngaho. Urara mu kuvuja hanga ndahita ngwa bene wanyu. Urumva? Ntago witangira kukwizanisha mwana ibintu ngo nimba ngo ari nibiki reka da ntago ibyo ngibyo byavamo. Urama amafaranga nanjye nyirika nanjye nyene kujya kwivuza nyine. Yo mpamvu rero ugomba kuma ayo mafaranga 5,000 ntabwo urukundo utira amafaranga. Nabona mara kuvayo ugahitanya gusungikira 200,000. Tugashaka za visa z'abazungu tukazajya muri ibyo bihugu by'abamahanga za Burayi. Undi kugajya nashukuritse ndakora buri kintu cyose. Baba we sanzo aho no kora amakazi ndavuze ngo tuva musi ameza avozana tuvugana Mambo na byose zubu cyariko kibazo ntacyo ndashaka gusobanura mu magambo make wari gukora cyane amasaha meza ako mabujo njyewe mpamubwira nukayo uwarobura igihe umndenganya ngenda hamagara na telefone iminarari ikanga gukominika ariko iyo Mariya mba numva bivuga neza nakumvikana n'umuntu rwose ujye ugerageza kandi unyumve njyewe ibintu byo kujya nta kibazo rwose ntabwo nzongera Ariko uko bisigaye byaratuboneranye sha. Reka da ntago byavamo. Kanze mamagara. Aro. Nyogoku. Harya. Nari mfite akabazo. Nari ngonzwe n'umunyamahanga. Munyamahanga. None arimo arambwira ibintu harimo za wati please. Ubwo avuze wati 8 inshuro 8. Ubwo nta madolari angahe uvunjije mu manyarwanda ra. Mu manyarwanda yaravuze urumva? Yaravuze bwati inshuro 8 avugamo na nuzana za please avuze please inshuro zingahera. Yaravuze please inshuro 7. Ubwo urumva ubwo se yaba ari amadolari angahera wowe wize kera urumva yaba ari amadolari angahe mu manyarwanda uvunjije mu manyarwanda. Ntago ari amafaranga. Gusa kiri kuvuga iki nimba kitari kuvuga amafaranga. Kanze ngihe nyina da. cyangwa n'icuma byacu nta kibazo ariko nta kujya ngambara nkora abantu b'ababosi nk'abo unkubita. Umva rero. Nini? Umva nkubwire rero sibyo nimba uri umunyamahanga wo kanuza wo kwa Rufredi nimba ari no kwanje nimba ari no kwa Museveni nimba ari no wahehe urumva ntago ibintu uri kuvuga njye mbashije nyogokuru wanjye urumva nyogokuru wanjye yize kuganuza nyine tu ko baba perezida rero ibintu uri kuvuga ngo bya wati ntago nagize ngo nibyibuze ni n'amafaranga uri muravuga none muravuga ibyo bintu nk'ibyo ngibyo ampaye urumva uragira da ntago wancika umva ntago wancika ariko sha ubundi mugira ngo umva baza nkubwire wakimara ubwo muzajya mwifata mugonga abantu mbanuza mwebwe muzajya mwifate mugonga abantu rero gutyo gusa mugonga abantu gutyo gusa mugihe ntabwo byava ntabwo